Bwana Barafinda Setiko Fred mfite akabazo k'amatsiko. Ari iki n'inkoko? Ni ikihe cyabanjije kubaho? Ikibazo cy'amatsiko cyanjye cyari iki? Bwana Perezida, ari Imana n'icyo ninde mukuru? Bwana Perezida, ndakubagije. Munsubize ndababagije. Ibyaremwe n'Imana bitandukanye n'ibyaremwe n'umwana w'umuntu, yaba ibiguruka n'ibigendera hasi. Iby'Imana n'iby'Imana koko bitandukaniye kure n'iby'umwana w'umuntu, kuko iby'Imana niyo gakondo y'umwimerere, naho iby'umuntu n'imvaruganda ndabarahiye n'iby'agateganyo. Mu bizazuka nta na kimwe kizaba kirimo, byose bizashira, bizayonga, byose bisenyuke, bihinduke itaka gusa. Naho gakondo y'Imana, ibyabaye itaka bizavamo, n'iryo taka rimenagurike, hapfupfunyukemo gakondo z'Imana zose uko zakabaye kuva kare kose, kuva mu iremwa no kuva mu irema rya buri kimwe cyose, igihumeka n'ikidahumeka. Bityo rero gakondo z'Imana ni naho dusanga ibyaremwe, ibihumeka n'ibidahumeka, ariko byose bikomoka ku Uwiteka. Nk'urugero, umwana ubajije ikibazo cya mbere akibaza perezida wa RUDA, kiteye amatsiko kuba kiza ku isi koko. Ikibazo gifite ishingiro koko, kandi gifite ishingiro kuri byose ni mu gihe. Ku bakiri bato nkamwe mwese muteraniye hano, mwese mubyumve, mubimenye, usibye no kubimenya mubimenyere neza. Gakondo y'Imana igomba gusobanuka, ikanasobanurirwa abakiri bato bose. Twe abakuze nitwe tugomba gusobanurira abakiri bato, nabo bakamenya gakondo z'Imana zose mu mbombe. Impamvu inganururo, nta mukuru utagira mukuru we. Impamvu bambajije nuko banizeye ko ndi perezida nyaperezida, niyo mpamvu akoresheje Bwana Perezida. Mfite ikibazo cy'amatsiko. Bana bato mwese, dushingiye kuri uyu baje ikibazo cy'amatsiko, kuva yavuka yaratarakimenya, ariko ubagiye kukimenya. Ngo hagati y'inkoko n'igi ni ikihe gikuru? Umwana arabajije ashaka kumenya. Mwana ubaza icyo kibazo ni cyiza cyane, kiri smart, kirakeye rwose. Imana iragushimye. Usibye no kugushima, irakwishimiye. Ubwenge bwawe buziyongere ibihe byose, buzakugirira umumaro n'abasigaye bose. Nk'uko ubaza ikibazo ugiye kugisangiza na bagenzi bawe bose, ubasangize n'igisubizo ngiye kubaha, ngiye kuguha. Inkoko niyo yabanje kubaho, kuko Imana yaremye ibintu bizima bizima. Mu byo yaremye, mu byasomwe, ibyanditswe se n'ubuhanuzi, ntabwo higeze habaho amagi. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, inkoko niyo yabanje kubaho,
kuva mu irema imana irema ibihumeka n'ibidahumeka, irema isi n'ijuru n'amajuru n'amajoro n'amanywa, amazi n'ubutaka n'umwuka, uwo duhumeka n'uwo dusohora, bigire umumaro kuri byose, kuri twese. Carbon dioxide mwuka dusohora ugirira umumaro ku bimera, oxygen nayo igirira umumaro ku bigenda ibihumeka by'Imana birya. Kandi ibimera nibigeza ninjoro nabyo bikoreshe umwuka nk'uyu w'abantu n'izindi nyamaswa dukoresha. Uwo mwuka oxygen dusangira twese ibyaremwe by'Imana, byaba ibimera, byaba ibiremwa abantu n'ibyaremwe, ubwo ni ukuvuga ibigendera ku butaka n'ibigendera mu kirere, ibiguruka muri make. Inkoko n'inyoni byose byaremwe n'Uwiteka, naho amagi n'abivamo n'ibyo byose byikururira hasi. Byose bitera amagi, ariko amagi abikomokamo n'umusaruro wabyo nibo bana babyo. Bana bato muzabisigasire, musigasire ibikuze n'ibikiri bito, ubwo ni amagi y'ibyo byose. Amagi ni ibyana by'ibyo Imana yaremye ku munsi wo kurema. Naho abantu bagira abana nabo ibitsina byose. Ibimera muri rusange, ibiti n'ibyatsi n'ibyakatsi byose nibyo bihaha byacu, muzahore mubisigasira ibihe byose. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, muzubahe ibiremwa by'Imana byose, byaba ibigenda byemye, byaba ibigenda bikururuka hasi, byaba ibigenda biguruka, byaba ibitorera ku butaka hose no mu mazi, nibiba mu nda y'ubutaka nibiba mu nda y'amazi, muzabisigasire mubyiteho ibihe byose, kuko namwe Imana ibitaho ibihe byose, amasaha 24, iminsi 7. Umwana wa kabiri nanone nawe yabajije ati, hagati y'Imana na Yesu Kristo ninde mukuru? Bityo rero abana bifuza kumenya, bagira amatsiko cyane, kandi amatsiko yabo afite ishingiro kuri byose. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, nanone nk'izindi zose nasobanuye haruguru hariya, Imana niyaremye ibi byose mwavutse musanga ku isi. Naho Yesu Kristo we ni umwana w'Imana. Ni umwana w'Imana, iyo Mana yaremye amanywa n'amajoro n'amajuru n'isi n'ibiyirimo byose. Hanyuma umwana w'Imana Yesu, Imana imugira umwami waha ku isi, ariko abana b'abantu baramwishe, baramugandagura. Ku munsi wa gatatu abarazutse, arigendera asanga dawe mu ijuru. Birumvikana nk'uko nasobaniye kuva haruguru hariya no kuva kare kose, ko nta mukuru utagira mukuru we. Bityo rero Imana yo ni nkuru cyane, ni ya kera, kandi twe abantu twaremwe mu ishusho yayo. Niyo mpamvu ubona haba abakuze n'abakiri bato. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, Yesu ni umwana w'Imana.
Yesu ni umwana w'Imana. Nubwo Yesu yahozeho, ariko noneho Imana niyo yaremye byose, kandi iremwa niryo ryabaye itangiriro y'ibi byose tubona bidukikije, byaba ibihumeka n'ibidahumeka, byose ni Imana yabiremye. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, nanone tugomba kumenya ko Yesu Kristo bivuga umukiza. Usibye kubyiga, kuko kwiga ni ukwigana mu mashuri, kandi amashuri ahera iwacu mu rugo, kuko uburere buhera mu rugo bugakomereza hirya hino no mu ngo zose. Naho abakiri bato bose bazinduka bajya guhurira, bakahabonera inyigisho zitanzwe n'abarimu, kandi nabo bakuze babonye byinshi, biyongeza byinshi, nka perezida wa RUDA mu Rwanda hose. Nge Barafinda Sekikubo Fred, mwarimu mpuzamahanga wakataraboneka, Yesu Kristo yaramwishimiye, yaranishimiye. Nabi Muhammad abigenza atyo, na Buddha. Imana iteraho icyemezo cyayo, mu gihe n'icyemezo cy'abaruda nacyo cyagiyeho, cyaremejwe n'Imana. Bamarayika nibo barinzi b'icyo gihango hagati yanjye n'Imana. N'ibikorwa byose nakoze, n'ibyo ndimo gukora, n'ibyo nzakora byose, Imana izabimfashamo kandi izabinshigikiramo, kandi niyo yambyaye, niyo yandemye, niyo yanshigikiye, ningejeje aya magingo. Inguriramo umwuka, nubwo hari abakire ku isi bafite banatunze ibya mirenge, haba no kuba baranguriyemo na gake, ahubwo byose ni ku buntu bw'Imana. Bityo rero umwanzuro bari umwanzuro, inkoko niyo yabanje kuremwa nk'ibindi byose, iri mu biguruka, yaremwe n'Imana. Naho igi ni umwana w'inkoko, iraritera. Naho Imana yo niyo yabanje kubaho, Yesu Kristo yaje nyuma. Nubwo bavuga ko Yesu Kristo yahozeho kuva kare kose, ariko none twize ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana w'ikinege, yamwohereje aze atwitangire kuri iyi si, kubera Satani yari yaradufashe munyago nibyo kuri iyi si, amwaka imfunguzo arazitwara. Na n'ubu turacyategereje. Murakoze kubw'iyo ngingo, mukurikire ibikorwa bya RUDA y'abaruda n'abarudakazi, n'uturuda duto tutarafata irangamuntu, kuri wa@ruda.tk, no ku nomero ya telefone gendanwa amasaha 24 niyi kurikira: 0783428622. Kubaba mu mahanga mwese mujye mubanza mushireho agasaraba 250, mukomeze mushyiraho 78342822. Muvugishe perezida wanyu, perezida nyaperezida, nge Barafinda Sekikubo Fred, batazababesha, haba n'umunsi n'umwe, haba nijoro na rimwe. Ije perezida nyaperezida,
ni icyitonderwa gikomeye cyane, muzabizirikana ibihe byose, mbaye mbaburiye.